umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba genda umukristo n'umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahoranesha. Data namenye neza ubuntu bwinshi nagiriwe. Data namenye agaciro nahawe n'amaraso. Data namaze kumenya agaciro nahawe n'ukuntu witanze ukajya ku musaraba i Golgotha. Uyu munsi ndi mu mbabazi zawe, uyu munsi ndi mu buntu bwawe, uyu munsi ndi mu rukundo rwawe. Namaze kumenya neza agaciro k'icyo ndicyo imbere y'umusaraba. Niyo mpamvu uyu mwanya mfasha akanya nanone ko kunezererwa urukundo rwawe. Mutima wanjye aho udashobora guceceka, aho numva ntabasha kwiyumanganya ntavuze kugira neza kwawe, aho ntabasha kwiyumanganya ntavuze imirimo yawe. Wagize neza Data, wagize neza. Urukundo wankunze, urukundo wankunze nirwo uyu mwanya nicayemo, nirwo mpagazemo, nirwo ngenderamo. Amaraso wemeye kumena ku musaraba i Golgotha yampaye ubugingo akanyita ubwoko ntari ubwoko. Ayo maraso niyo nisanga mu uyu mwanya nkanezererwa. Nyemerera kubw'uyu mwanya, nyemerera kubw'uyu mwanya nzamura ishimwe ry'umutima wanjye. Unyemerere uyu mwanya nirate ineza yawe, nyemerere umwanya nirate urukundo rwawe Data. Nyemerere uyu mwanya mvuge kuko numva umutima wanjye wemeye kubivuga. Nyemerere uyu mwanya Data ne kwiyumanganya kuko numva umutima wanjye utabasha kwiyumanganya. Uyu munsi abateranye kuri iyi saha, uyu munsi abicaye bateranijwe no kubafata umwanya wo gusenga. Tugiriye ubuntu bwo kuza imbere y'ubwiza bwawe Data. Tumaze kumenya neza ko gakondo yacu iri mu ijuru Data, aho twitegurira kujya, aho wagiye kudutegurira, aho wavuze ngo ndagiye kwa Data simbasize, ngo ahubwo ngiye kubategurira aho muzaba, aho niho nzaba, niho namwe muzaba, ngo kandi ubwo ngiye nzagaruka mbajyane tubane. Iryo sezerano ni wowe warivuze, ni amagambo wivugiye n'akanwa kawe, kandi ijambo ryawe uraririnda kugera risohoye. Ari umunsi uzagaruka, uwo munsi uzagaruka uzaba uje kujyana umugeni, uzaba uje kujyana uwo witeguriye, wa wundi wateguye, wa wundi wameneye amaraso. Uwo munsi nimo nzaba ndi. Uyu munsi hari imitima yicaye, hari abapapa bicaye, hari abamama bicaye, hari abasore bicaye, hari inkumi zicaye, hari abicaye nta kindi kibicaje. Uyu mwanya tugiriye ubuntu bwinshi nanone bwo kugaruka imbere y'ubwiza bwawe. Nanone tugiriye ubuntu bwo kuza imbere y'amaso, kuko twamenya agaciro ko kwicarana na papa, kuko twamenya agaciro ko kwicarana n'umubyeyi. Tuje imbere y'ubwiza bwawe Data. Imitima yacu inejejwe no kuba imbere yawe, imitima yacu yishimiye kuba imbere y'ubwiza bwawe Data Nyiringabo. Tumaze kwisobanukirwa tukamenya abo turi bo, tumaze kumenya ko turi abaragwa, tumaze kumenya ko turi abana mu rugo. Nyiringabo Imana, twemerere uyu mwanya utyarize ugutwi kwawe, wumve gusenga kwacu, wumva gusenga kw'abakobwa bawe, wumva gusenga kw'abahungu bawe. Nta kindi twamenye kiduhuza nawe, nta wundi muhuza twabonye hagati na papa. N'amaraso, kandi iyo twemeye kuza tugaca bugufi imbere yawe, abemeye kuza imbere y'abahindishwa umushyitsi, twamenye ubusabane tugirana nawe, twamenye ineza yawe utwereka, twamenye urukundo rwawe ukomeza kudusazaho. Uyu mwanya turanezerewe kubw'ubugingo waduhaye.
turanezerewe ku cyo wakoze data, turanezerewe ku cyo wakoze. Iyo utemera kujya ku musaraba ntitwari gucungurwa, iyo utemera kumena amaraso ntitwari gucungurwa. Twibutse ineza yagaragaje ku musaraba, twibutse amaraso wamennye ku musaraba, twibutse ibitutsi bagututse, twibutse amacandwe baguciye, twibutse inkoni bagukubise. Uyu mwanya imitima yacu ntibasha kwiyumanganya, twibutse amagana menshi wadukuyemo, twibutse ukuntu watuzahuye, twari turuhijwe nabyo. Uyu munsi tuba twaravukiye mu kaga, uyu munsi tuba twaravutse nta mahoro, twari kuvuka n'umuvumo, ariko urukundo rwawe, ariko imbabazi zawe warazitweretse data, warazitweretse. Ntacyo twakoze kindi cyari kutubera inshungu, ntacyo twavuze kindi icyari kutubera inshungu. Si uko ari imirimo myiza twakoze, si uko twaguteye imbabazi, ni urukundo rwawe data. Kubera urukundo nkunda Yesu, kubera urukundo nkunda Yesu, iby'igiciro byose, feza n'izahabu ntabyo dufite, ibyo byose biri, ibi byose ni wowe ufite. N'iki twaguha data? Ese iyo tuza kubigiraho twari kubiguhesha iki? Ko ibiganza byacu byuzuyemo amafuti, nta mirimo myiza twakoze hari kuduhesha uko bwije n'uko bukeye tubyisangamo. Ariko wemeye gupfa data, ujya ku musaraba, nyuma yo gupfa warongeye urazuka. Niwazuka n'inzigo, uzuka n'imbabazi, ngo mwitegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nyuma yo gupfa warongeye urazuka, uzuka n'imbabazi nyinshi. Nta nzigo wigeze uzukana, wazukanye urukundo rwinshi, kuko wari wemeye kwitanga data. Turagushimye data, turagushimye kubw'ineza yawe, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye ko uri umubyeyi mwiza. Tunezerewe n'ineza yawe, tunejejwe n'urukundo rwawe, tunejejwe no kugira neza kwawe. Nitwe twakwicisha sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa. Haleluya. Sinzibagirwa data, ntago nzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni. Ninde wakwibagirwa ibitutsi bagututse? Ninde wakwibagirwa inkoni bagukubise? Umuntu turi gusengana umwanya wese, ndakwinginze emerera umutima wawe wongere gutekereza ku kababaro Yesu yagize. Ese ninde wundi wari kwemera kwambika ubusa? Ku igitabo cyari kibuze ukibumbura, akabura umena ibimenyetso bigifatanije. Ese ninde wundi? Ijoro ryose aho wari wibereye hari mu mutuzo, ijuru ryose ryaragusingizaga. Bizima byari imbere yawe, bakuru bari imbere yawe. Niki naguha data? Se niki naguha? Niki naguha gisimbura? Niki naguha kigaragaza? Niki nagushimira? Ifeza n'izahabu ni ibyawe, ibyo byose biri mu biganza. Ndati iyo nza kubigira bwo, ese nari kubiguhesha iki? Ko ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti, ibiganza byanjye birimo amafuti, ko birimo amafuti. Ese kanwa kanjye ko kavuga amafuti, none ni iki kindi nakora? Ariko data, nyuma yo gupfa warongeye urazuka. Niwazuka n'inzigo, uzuka n'imbabazi,
ngo nkwitegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye humura ngo nkwitegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye humura. Data nyuma yo gupfa warongera azuka kandi wazukanye imbabazi nyinshi. Izi mbabazi nizo turimo uyu munsi. Izi mbabazi ni neza byawe nibyo twisangamo uyu munsi. Ibyo nibyo tugushimiramo Data. Ibyo nibyo tukunezererwamo kuko twamenye neza icyo wakoze ku bugingo bwacu. Twamenye icyo wakoze ku buzima bwacu. Uyu mwanya Nyiringabo nyemerera imitima yose iri imbere y'ubwiza bwawe. Nyemerera imitima yose uyu mwanya iciye bugufi izamuye ishimwe ry'imirimo yawe. Igikomeye wakoze nuko waduhaye ubugingo buhoraho. Igikomeye wakoze nuko watwemereye umurage. Igikomeye mu buzima bwacu nuko tuzahakubona. Hari umunsi tuzagera imbere yawe tunezerewe. Hari umunsi tutazibuka ibyo mu isi byatubabaje. Ibyo nta kindi tubikesha umunezero twakuye kuri wowe. Tubikesha umunezero twakuye mu mubabaro wawe. Ni ukuvuga ngo nta handi twakiriye mu mubabaro wawe. Mu nkoni n'imibyimba byose wakubiswe. Aha niho twemerewe, niho twaboneye uburyo tubasha gukira. Niho twaboneye vizi tugeza kuri wowe. Niho twaboneye ubugingo. Uyu musaraba w'isoni niwo twakuyeho agakiza. Uyu musaraba w'isoni niwo twakuyemo amahoro yo mu mutima. Aya mahoro niyo atunezeza. Aya mahoro niyo atubeshaho. Aya mahoro yonyine niyo aduha ubuzima. Aya mahoro twakuye ku musaraba niyo atuma tubaho. Hamenetse amaraso, ikidendezi cy'amazi n'amaraso byamenetse. Uyu munsi nibyo byonyine bibasha kudukiza ingoyi yose y'icyaha kitwizingiraho. Data twemerera imitima yacu izamura ishimwe. Twemerera imitima yacu izamura amashimwe. Tumenye neza ko twabonye ubugingo nta wundi wari. Data turagushimye, imitima yacu iragushimye Data. Data imitima yacu iragushimye. Iyo twibonye nanone twisanga turi ahandi, ariko ahandi hafite ubugingo Data. Nyemerera uyu mwanya tugushime. Nyemerera Data. Wuzuye ibambe n'urukundo, ineza yawe ntigira iherezo. Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa. Ineza yawe ntigira iherezo. Data uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Nyuma yuko wemeye kudupfira ku musaraba i Golgotha, nyuma yuko wemeye kwitanga ukamena amaraso, nyuma yuko mu mubabaro wawe dukuyemo amahoro mu mutima, ni wowe utureberera buri munsi, ni wowe uturinda, ni wowe ubana natwe, ni wowe uturwanirira intambara. Uyu munsi Data Nyiringabo tuwugezeho atari icyo twakoze kindi. Ntabwo ari uko twari beza, ntabwo ari uko ari imirimo myiza twakoze, nta nubwo ari uko twavuze amagambo meza, si uko twaririmbye neza, si uko twasenze cyane, si uko twakiranutse. Ibi byose tubikesha imbabazi zawe Data, kuko wuzuye ibambe, ukuzura imbabazi. Ineza yawe ntihora, ineza yawe ntihora, ineza yawe iki kindi twavuga usibye ineza yawe Data. Ineza yawe ntigira inzigo, ineza yawe ntigira umujinya, ineza yawe niyo kamere yawe Data. Umunsi ku munsi tubona ineza yawe. Ineza yawe ntihora. Yaba ineza yawe ihora ntacyo twakabaye tuvuga uyu mwanya.
kuko nta mirimo myiza twakoze ariko nta nzigo ugira, ahubwo utugirira neza. Mbese ninde utavuga ineza? Ubu turi kumwe uyu mwanya, fatanya nanjye wibuka imirimo y'Imana. Aya masaha tugezeho, fatanya nanjye wibuka Imana ukuntu yagize neza. Ibuka Imana ahantu yagukuye, ongera kwibuka Imana ukuntu yakugaburiye wari ushonje. Muntu turi gusengana muri uyu mwanya, niba duhamanya n'umwuka w'Imana uyu mwanya, nyemera wongere kwibuka ineza y'Imana. Ibuka Imana ukuntu yakwiyeretse uhuye n'uburwayi bukomeye utajyaga gukira. Bwira Imana ngo nibutse cyagiye ukuntu wabanye nanjye, nibutse ukuntu wangiriye neza, nibutse ineza yawe. Ese ninde utavuga imirimo yawe? Ninde wampagarika uyu mwanya kuvuga imirimo yawe? Ngiriye ubuntu bwo kwibuka ineza yawe wanyeretse. Wa munsi nari nshonje narakubonye, wa munsi nari nambaye ubusa narakubonye, wa munsi nize bikanga nabonye ineza yawe. Bari banyirukanye mbona ineza yawe, waritamuruye ndabibona. Wa munsi abana bari bandembanye, wa munsi abana bari baburaye, wa munsi abana bari bashonje, umunsi bari babirukaniye Minerivare, umunsi bari barwariye rimwe, nabonye ineza yawe. Wa munsi byari binyobeye ubukwe bwanze, nabonye ineza yawe. Ongera kwibuka iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Uyu mwanya dufatanye ishimwe, tubwire Papa ngo warakoze, twibutse ineza yawe. Ibuka ya majoro waraye, ibuka ya majoro waraye, umubyeyi wawe adahari, umugabo wawe adahari, umugore wawe adahari, mama wawe adahari, papa wawe adahari. Ibuka iyo neza, ibuka iyo neza Imana yakugiriye, ibuka iyo neza. Ufatanye nanjye kuzamura ishimwe. Ibuka ko wajyanye n'abandi ku ishuri bagataha ugakomeza. Ntabwo ari icyo wahaye Imana, ni icyo wakoze kugira ngo Imana ikwemerere icyo gihe. Ibuka ko wari ugeze ahantu bikomeye ntaho kukurengera uhari, Imana ikigaragaza. Ibuka ba bandi bagiye mwari mu rugero rumwe barapfuye baribagiranye, ariko uri muzima uriho. Nubwo umugore yagutaye ariko uri muzima uriho, umeze neza, bishimira Imana kuri amahoro. Nubwo umugabo yagutaye umeze neza, nubwo inshuti zakuretse umeze neza, nubwo ababyeyi bakuvuyeho, ariko uyu munsi uhagararanye na Papa. Muzamurira icyubahiro, muzamura icyubahiro, uvuge ngo ndagushimye, nabonye ineza yawe. Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe ineza yawe ntigira iherezo. Uri mwiza data, uri mwiza, uri mwiza. Imbabazi zawe imbabazi zawe zora iteka ryose. Ugira neza, ugira neza, ugira neza. Urukundo nirwo rukuranga. Data uri mwiza, twibutse ineza yawe, twibutse cyagiye turi ku muhanda ntawe utwumva, watugiriye neza. Twibutse cyagihe ababyeyi bafashwe n'ibise, kubyara byanze, warahabaye, wabwa icyubahiro. Twibutse abarwayi babaye benshi, urigaragaza ukora imirimo, wabwa icyubahiro. Twibutse abana barwaye, data warigaragaje, wabwa icyubahiro. Twibutse abo twashakanye badutaye, twibutse ababyeyi baturetse, twibutse ubushobozi bwabuze, twibutse batwirukana mu nzu kubera ubukode, ariko uritamura, urigaragaza data, warahabaye, nta wundi wari kuturengera. Watweretse ineza yawe, kanseri zirakira. Watweretse ineza yawe, ibirwara bikomeye na sida zirakira. Watweretse ineza yawe, wishyura amadeni, cyamunara zari zaje, twarakubonye, warigaragaje. Twabonye ineza yawe, twabonye ineza yawe. Shitani yigaragambije, ariko urigaragaza, uhabwa icyubahiro. Umunsi ku munsi turavuga ineza yawe data.
data waduhagije ubuntu bwawe bwinshi busaga. Ushimwe Mana, ushimwe. Urukundo rwa Kristo nirwo rutubeshejeho. Urukundo rwawe niho tuzatura data, tuzibera mu rukundo rwawe data. Ese ni he twatura mu rukundo rwawe? Oh data, wagize neza, wagize neza n'ukuri, wagize neza, wagize neza. Umuntu turi gusengana uyu mwanya, ibuka wa munsi wari ufite agahinda, umutima wawe uremerewe, amashuka yawe niyo yaraza umubabaro wawe, aho uryama niho hari haza agahinda kawe. Nta muntu n'umwe wari uzi umubabaro wawe. Ibuka cya gihe, ubwira Imana ngo nibutse cya gihe, nibutse ineza yawe. Nubwo hari ibinsikamiye, nubwo hari ibimvuna, mu kanya turaje tureba aho byerekera, ariko uyu mwanya twibutse ineza yawe. Uyu mwanya nibutse cya gihe wankijije amarira yarambanye menshi, nibutse ya majoro naraye, waranyiyeretse, nabonye ineza yawe. Cyagiye natakambiye abantu bose ntawe unyumva, nabonye ineza yawe. Bwira umwami uti uyu mwanya nzamuye ishimwe, umutima wanjye uzamuye ishimwe data. N'urukundo ineza yawe ntigira iherezo, ineza y'Imana ntigira iherezo. Twarakubonye utubera umukunzi mwiza, twarakubonye dusigaye twenyine, twarakubonye turi mu kaga, twarakubonye kwa muganga, twarakubonye kuri gereza warahaserutse, twarakubonye mu bitutsi badututse wasigaranye natwe, twarakubonye data. Ineza yawe ntigira iherezo. Ninde utavuga imirimo yawe, ninde utavuga kugira neza kwawe, ko twabonye urukundo rwawe. Erega ni Imana yahabaye. Ibuka wa munsi Imana igukura ahandi habi, uyu munsi gutuza i Kigali, byibuke. Ibuka amazina bakwitaga cya gihe, none wibuka amazina witwa uyu munsi. Ibuka cya gihe bakwita Nyiranzage, wumva warize. Ibuka cya gihe bakwita Rudomoro, ibuka cya gihe bakwita Igicibwa, ibuka cya gihe bakwita amazina nawe ubwawe wiyeba ukiyanga. Ariko uyu munsi uri mama runaka, umunsi uri papa runaka. Ibuka cya gihe agasura kawe ari kabi, nta n'ukwirebera, bose barakwanze, wisiga amavuta ntafate. None uyu munsi wabaye nyiramwiza. Ni ineza y'Imana, munsi ni ineza y'Imana, ni ineza y'Imana. Ibuka cya gihe, ibuka cya gihe, ibuka cya gihe, ibuka cya gihe wikoreye ibyatsi, ibuka cya gihe wikoreye inkwi, ibuka cya gihe, ibuka muri wa musozi, ibuka aho ngaho wageze, ibuka ko nta muntu n'umwe waguciraga kari urutega, ibuka ko bose bakuvuzaga amabuye ngo nguwo arahise, ntago wari umuntu, wari ikintu, ariko uyu munsi uri umuntu, bose baragushaka. Ibuka iyo neza y'Imana. Ibuka cya gihe bavuga ngo ntuzikamira nayimbwa, ariko uyu munsi ufite ifamu. Ibuka iyo neza y'Imana. Ibi byose ntabwo ari uko wakoze imirimo myiza. None se ntuzi abandi basigayeyo, ntuzi agahinda bafite, barashaje, bashajijwe n'ibibazo, bashajishijwe n'imiruho, ariko wowe nturimo urareba ineza y'Imana. Imana ese umunsi ku munsi ni iki utashima umwami wawe? Ibuka ko wahingaga bikanga kwera, ibuka ko byangaga kwera, ubutaka babwita hatera ari ku ntombe mbi, ariko uyu munsi wabonye ineza y'Imana.
ibuka ko wacuruzaga bikanga, ni wowe waranguraga ugahendwa, wacuruza ugahomba, ariko uyu munsi byagenze neza. Ntabwo ari imirimo myiza wakoze, nta nubwo hari igitambo wahaye Imana, nubwo hari abakubeshye, ariko uyu munsi ni ineza y'Imana. Ntabwo ari igitambo watambye, ni ineza y'Imana, kuko icyo gitambo n'undi yari kugitamba bigakunda, ariko ni ineza y'Imana. Nta gitambo, nta kiguzi wahaye Imana. Iby'Imana ikwifuzaho ni amashimwe avuye mu mutima wawe. Iby'Imana igusaba ni ugukunda mwene so. Ibuka ko ari ineza y'Imana, ntabwo ari ikindi wakoze. Uyu munsi urambara ukaberwa, ariko igihe wisigaga amavuta watetseho, none uyu munsi urisiga amavuta atagira umubare w'amafaranga. Ni ineza y'Imana, ni ineza y'Imana. Ibuka ko Imana yagutije ubuzima, ibuka ko Imana yagutije ubuzima. Ufatanye nanjye tuzamura ishimwe. Nanjye nibutsa aho Imana yankuye, nanjye nibutsa aho Imana yankuye n'ineza yayo. Ntabwo ari uko nakiranutse, ntabwo ari umuryango ukomeye, ntabwo ari abavandimwe bakomeye, ntabwo ari amashuri menshi, ntabwo ari ubuhanga, si ukumenyana n'abakomeye. Ni ineza y'Imana. Ibuka ineza y'Imana. Ubu ni ubuntu tugiriwe. Ibuka ineza y'Imana. Mbabarira ufatanye nanjye twibuke ineza y'Imana. Iyi ni ibambe n'urukundo by'Imana. Iyi ni ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana. Mu biganza byawe Kristo havamo ibyiza gusa, nta kibi kibamo. Data, turakunezerewe uyu mwanya. Tugize umwanya wo kwibuka imirimo yawe, twibutsa aho wadukuye. Nyuma y'uko udukuye mu magana menshi y'abanyabyaha, nyuma y'uko urokoye ubugingo bwacu bwari bupfuye, nyuma y'uko tuzahuye ukatugira abazima, tukimana nawe, tukemeranya nawe, tugahuza nawe, ukatwakira nk'abana mu rugo, ukatwemerera umurage. Turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi y'imibabaro, turi mu isi y'agahinda, watweretse ineza yawe. Ibyo turabigushimiye Data. Twibutse kugira neza kwawe, twibutse imirimo wakoze ku buzima bwacu, twibutse ibyo wakoze ku buzima bwacu. Habwa icyubahiro. Turagushimye Papa, turagushimye ko uri umubyeyi, turagushimye ko uri umubyeyi. Umutima wanjye urakwishimiye uyu mwanya. Hemerera umutima wawe wishimira Imana ko ari umubyeyi. Hemerera umutima wawe wishimira Imana ko yagize neza. Nubwo uri guhura n'ibikubabaza, nubwo urimo urahura n'ibikuvuna, nubwo urahura n'ibikunaniza, ariko emerera umutima wawe unezererwa Imana uyu munsi. Hiba mu rukundo rw'Imana, umva urunezerewe. Mubwire Papa uti Papa ndagukunda. Emerera ubwire Papa uti ndagukunda. Bwira umuremyi wawe uti ndagukunda. Bwira Papa wawe uti ndagukunda. Warahabaye, warahabaye, warandebereye. Bwira Papa uti ndagukunda. Emerera umutima wawe ubwire Papa uti ndagukunda. Papa ndagukunda, Papa ndagukunda, wagize neza. Nta wundi wari kubyemera, nta wundi wari kubisohoza. Benshi barabigambiriye birabananira, benshi bagambiriye gukora ibyiza ku buzima bwawe biranga, ariko Papa yarahabaye arigaragaza. Benshi bagambiriye gukora ibibi ku buzima bwawe, ariko Papa bumurinzi. Muzamurira icyubahiro. Nyemerera tumuzamurira icyubahiro uyu mwanya. Nta kindi adusabye, ntago atubwiye ngo tumwoke amazu y'ibitabashwa. Umutima wawe ni wakeneye wuzuye ishimwe. Ntago atubwiye ngo tumuhe ibitambo. Ibyo ni ibyo abantu bishiriraho. Niba hari igitambo Papa kwifuzaho, ni ukwemerera umutima wawe ukamushima, ni ukwemerera umutima wawe ukamushima, ukavuga uti wagize neza, nabonye ineza yawe. Uyu munsi kuba ndi muzima ni wowe
wowe mbukesha. Uyu munsi kuba ndwaye umwuka utarashira ni wowe mbikesha. Emerera papa umuzamurire ishimwe. Yarakugaburiye, yarakwambitse, yaguhaye akazi, nubwo udafite akazi arakurinze. Mwami Imana, uyu munsi tukuzamuriye ishimwe kuri uyu munota, tukuzamuriye ishimwe. Uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi mwiza papa, uri umubyeyi mwiza. Ninde wavuga imirimo yawe akayirangiza? Ninde wavuga imirimo yawe akayirangiza? Data, ninde wavuga imirimo yawe akayirangiza? Uyu mwanya turi imbere y'ubwiza bwawe, turifuza gukomeza kuba imbere yawe. Ese niki cyatwubaka, niki cyadufasha, niki cyatugeza kure kugira ngo turushe gukomeza no gukomera? Nyemerera uyu mwanya we turi gusengana uyu mwanya. Ubwire papa, umubwire uti dadi, umubwire uti dadi, umubwire uti dadi, namenye ko uri papa, namenye ko uri umubyeyi wanjye, namenye ko ari wowe unyumva, umenye ibyo nifuza, ariko nanone uzi ibyo nkeneye. Nkusaba byinshi, nkasaba ibyo nifuza, nkasaba byinshi bishobora no kunjyana habi, ariko wowe uzi ibyo nkeneye byagirira umumaro umutima wanjye. Hari ibyo unyemerera uyu mwanya ubime, kubera ko ubonye ko ntashobora kubihagararamo. Emerera umubyeyi wawe, umubwire ngo uyu mwanya nkuzamuriye ishimwe, nkuzamuriye ishimwe kubw'imirimo yawe. Data, ndakubashye kubw'imirimo yawe, kuko wahagararanye nanjye mu byari bikomeye. Uyu mwanya nkuzamuriye ishimwe. Ibyo mu isi duhura nabyo by'imibabaro bye kugukura ku mwami wawe. Ibyo uhura nabyo mu isi bikunaniza bye kugukura ku mwami wawe. Komeza ushikame, komeza uhagararane, komeza ugume ku mwami wawe. Ni iki gishaka kugutandukanya nawe nyuma yo kubona ineza ye, nyuma yuko akumeneye amaraso? Ni iki kigiye kugutandukanya n'urukundo rwe? Ese nyuma yuko akurinze mu buzima bugoye n'iyi si irushya abantu, ni iki kigiye kugukura ku mwami wawe? Menya neza ko hari aho tujya, hari aho umwami yaduteguriye, aho niho yifuza ko tujya, aho ngaho niho atubikiye. Gira inzara n'inyota byo gutera isi umugongo, wumve ko hari aho ujya, hari aho umwami akubikiye. Umva ko hari aho umwami akubikiye. Ndumwimukira, ibuka ko uri umwimukira mu isi. Mu isi uri umushyitsi n'umwimukira. Ibyino mu isi bihinyure ibyino mu isi, hanyuma ukumbura ibyo mu rurembo rwo mu ijuru. Mwene data, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Mwene data, gakondo yacu iri mu ijuru, nta nzara ibayo, nta n'imiruho. Abaho bose baguwe neza, abaho bose baguwe neza. Gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, nta nzara ibayo, nta n'imiruho. Abaho bose baguwe neza. Genda umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose. Numva nduhuwe n'umwami Yesu. Genda umukristo, uko ni kose, maze bintumirwa ngiye gupfa. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Menya neza ko uri umushyitsi n'umwimukira muri iyi si. Bwira umurengezi wawe, umubwire uti Kristo, namenye neza ko muri iyi si ndi umushyitsi n'umwimukira. Ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye, ibyino mu isi ndabigaye.
uburwayi bumvuna, uburwayi buri kumbabaza, ubu burwayi maranye imyaka yose, ariko ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ubu burwayi ndabuhinyuye, ibyino mu isi bimbabaza ndabihinyuye, ubupfubyi ndabuhinyuye, ubupfakazi ndabuhinyuye. Vuga uti gakondo yanjye iri mu ijuru ku Mana Data, nubwo bantaye, nubwo bandetse, ariko mu ijuru niho njya, aho ngaho niho njya. Nezererwa n'igihugu ujyamo, nezererwa naho umukunzi wawe kujyana. Ni igihugu, ni gakondo tuzabamo iri mu ijuru. Nta nzara ibayo, nta burwayi bubayo, nta bibazo bibayo, nta bagutuka babayo. Nubwo umaze iyo myaka yose, nawe wifuza gushinga urugo ubona imyaka igushiriyeho, ariko yibwira uti wa myaka we, ntarwubaka, hari aho ndi kujya, nta bibazo bibayo, nta nzara ibayo, ariko umwami azanduhura, umwami azanduhura ibi byose. Komeza ushikame witwa umukristo nyawe kuri Kristo, hemera kwitirirwa Kristo, witwa umukristo nyawe. Uvuga uti rero, nubwo iyi nzara imbabaza ni mu isi, nta nzara ibaye ahonjya. Nubwo iyi nzara indya, ntago ahonjya hari inzara. Nubwo ubukene bunyizingiraho, nta nzara ibayo, nta bukene bubayo. Nubwo ibibazo byangiza isibaniro, ahonjya ntibibayo. Nubwo ubu buzima bungoye, ariko ahonjya bufate nk'iminota mike, bufate nk'iminsi mike. Umubyeyi wawe ari kugutegura huza, aho tuzabonirwe tugeze mu ijuru. Ariko mu isi turababara, abatunze byinshi barababara, abatunze ibiringaniye barababara. Nta muntu n'umwe wishimye mu isi. Mu isi ni umwanya mutoya, isi tuyishimiramo akanya gatoya, mu kanya tukongera tukayibabariramo. Salomo arangije aravuga ngo igihe kigira igihe cyacyo mu isi munsi y'ijuru. Ikintu kigira igihe cyacyo. Menya ko igihe cyose uri munsi y'ijuru hari igihe cyawe. Icyo gihe cyawe ugomba kukigumamo, ukavuga uti hari ahandi ndimo ndajya. Menye neza ko nta mibabaro ibayo, menye neza ko nta gahinda kabayo, menye ko ibyaho byose ari amahoro, menye ko ibyaho byose umwami wanjye amuhumuriza nzabayo neza, menye ko nzahirwa, nta nzara ibayo, nta miruho ibayo, nta kintu na kimwe kizambabazayo. Kwa Data nzumva ntunganiwe, kwa Data nzumva ndamahoro, kwa Data nzabaho neza. Nubwo iyi si ndushya, nubwo iyi si mbabaza, ariko hari umunsi nzataha. Uyu munsi uzataha n'umwami wawe wawugennye, kandi niwe uzakwakira. Nta bibazo, nta ngorane, ibyino mu isi nabihinyuye. Nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nta nzara ibayo, nta miruho ibayo. Urumwimukira mwene Data, iminsi yacu hano mu isi irabaze, urugendo rurakomeje. Wicumuzwa n'iby'iyi si by'akanya gato, ibyo mu isi bihinyure. Iyo nzu yawe uyihinyure, iyo modoka uyihinyure, uyibwire ngo mutunze ndi mu isi. Ariko hari aho njya, uwo mugabo mwiza, uwo mumama mwiza, bana nawe neza, umubwire uti turi kumwe tunezerewe, ariko tumenye aho tujya. Hari umunsi uzagera, ugenda ukwawe nanjye ngenda ukwanjye. Niyo mpamvu dukwiriye kunezererwa tukiri mu isi akanya gato. Mu isi tugera mu mibabaro y'akanya gato, mu kanya tugafata umunezero w'akanya gato, ariko mu ijuru ku Mana yacu nta nzara ibayo.
Salomo arangije arandika ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, ngo nticyagambiriwe mu isi munsi y'ijuru, cyose gifite umwanya wacyo. Niba hari igihe uri kunezererwamo, menya ko hari igihe kije cyo kubabara. Menya ko imbere yawe hari igihe cyo kubabara. Niko isi imeze. Muririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, ngo ariko kwa data hasendereye amahoro, aho tujya niho hasendereye amahoro. Mwene data, nubwo ubona uri mu gihe cyawe cyiza cy'umunezero, menya ko hari igihe kikuzuye cyo kubabara. Icyo gihe cyo kubabara nukigeramo uzisanga mu bubabare n'uburibwe, ariko nta wundi uzaba uri kumwe nawe usibye Kristo, ukuremeraho kuba, ukuremeraho gutura, aho hazakujyana hatari ububazo. Menya ko niba uri mu gihe cyo kubabara, hari igihe kije cyo kunezererwa. Ngo hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, hari igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Niba hari igihe kiri kugusenya, cyihanganire mukibwire ngo hari ikindi gihe kije cyo kunyubaka. Iki gihe cyo kunyubaka kirabanziriza igihe cyo guturana na Kristo, aho ntazongera kubabara, aho ntazongera kubabara. Uri umwimukira mu isi no mu ijuru niho ujya. Mu isi uri umwimukira, ariko mu ijuru niho ujya. Uri umushyitsi n'umwimukira mu isi. Aho tuzabona ihirwe ni kwa data. Ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Niba uri mu gihe cyo mubabaro, bwira icyo gihe urimo ngo wagiwe nubwo uri kumbabaza, nubwo uri muramvuna, nubwo uri murandemerera, nubwo mbona ari umusozi nikoreye, ariko ndi kumwe n'umubyeyi wanjye. Kandi hari igihe kije cyo guseka. Wagihewe nzakwishima hejuru. Ubwo igihe cyo guseka kije, kandi iki gihe kirabanziriza igihe nzabana na data, igihe nzabona ihirwe mu ijuru. Niba uri mu gihe cyo guseka, itware neza, itware neza. Wikereye abanzi, wishaka abanzi mu gihe cyawe cyo guseka, wishaka inzika mu gihe cyo guseka. Oya, shakamo uwo munezero uri kunezererwamo n'uw'akanya gatoya. Ushake mwishimwe, shima umwami wawe, umubwire ngo ushimwe ku mayagahe ko guseka. Ariko nubwo ndi muri aka gahe, karabanziriza igihe nzabana nawe, kandi igihe nzabana nawe ni igihe cy'ihirwe. Nubwo ndi mu gihe cyo guseka, nubwo ndi mu gihe cyo kwishima, ntago biri bunyibagize umwami wanjye, ntago biri bunyibagize umwami wanjye. Wahagararanye nanjye nkaba mu gihe cyo kubabara. Iki gihe uhagazemo cyo guseka, ibuka ko hari abari mu gihe cyo kubabara. Fatanya nabo mu gusenga, fatanya nabo mu gusenga. Nta gihe bafite cyo kuririmba, kuko bari mu gihe kibakomereye cyo kubabara, igihe cy'uburibwe. Ariko wowe niba uri mu gihe cyo kubyina, reba bari mu gihe cyo kuboroga, fatanya nabo, fatanya nabo. Pawulo aravuze ngo usengere abantu bose ubigingire. Niba uri mu gihe cyo kujugunya amabuye, niba hari igihe kiri buze cyo kurunda amabuye, kibwira uti hari ikindi gihe kije, kandi iki gihe kije ni icy'umwami wanjye ndemeye, ni icy'umwami wanjye ndemeye, kandi ndacyishimiramo. Kiri ibyo ugambirira ku buzima bwawe, ubyature ku buzima bwawe. Ukomeze kwitwara neza mu gihe urimo, itware neza mu gihe urimo. Wikumva ko uri mu gihe cyo kubabara ngo ubone igihe cyo gutuka Imana. Wituka umubyeyi wawe, irabizi neza kubabaye, irabizi neza ko ukeneye kubaka urwawe rugo. Nubwo aho ngaho bagusuzugura, ariko irabizi ko hari igihe kigeze ukubaka urwawe. Ariko urubwire ngo naho utaza wa rugo we, hari aho ndi kujya kwa data, nta nzara ibayo, umwimukira. Uti nubwo uri kumbabaza wagihewe, ariko ndi umwimukira, hari ahandi ndi kujya. Uti ndaguhinyuye wagihewe, ntago biri buntere gutuka umwami wanjye. Wahagararanye nanjye hahandi hari hakomeye navuye. Bwira icyo gihe uti nubwo uri kumbabaza, ariko hari igihe kije, kandi iki gihe kije ni igihe ngiye kunezererwamo. Ni igihe umwami wanjye ndemeye. Uri mu isi we, yewe uri mu isi we, wowe uri kunyumva uyu mwanya we,
Uwiteka agiye kukugarukaho, agiye kuza kureba igihe cyawe urimo. Ese azasanga waritwaye neza mu gihe cyawe? Azasanga utaratutse se? Azasanga utaratukanye? Azasanga utarivovose se? Azasanga utarinubwe se? Ariko bwira igihe uhagazemo ngo umwami wanjye agiye kuza, nkwiye gukomera muri iki gihe. Kandi rero naza aranshyira ahagutse, aranshyira ahera, kuko nubwo rugo warwubaka ejo ukaruririramo, ejo ukarubabariramo, ariko rubwire ngo nyuma yawe hari ahandi hagiye ku, hari aho data yandemeye, ndi umushyitsi n'umwimukira. Maze nutumirwa n'urupfu rero, nutumirwa n'urupfu, iri ni irembo twese tuzacamo. Yewe mugeni wa Kristo itegure, iri ni irembo tuzacamo. Niba hari igihe urimo akaba ari igihe kikubabaje cy'umubabaro, bwira icyo gihe ngo nubwo umbabaza, nubwo waba urwaye watumye abantu banyinuba, nubwo umugabo yatangiye kunyinuba kubera ububabare ndimo bw'uburwayi, nubwo umugabo atangiye kunyinuba kubera kutabyara, nubwo umugore wanjye atangiye kunyinuba kubera uburwayi, ariko hari ikindi gihe data ari kundemera. Ni ikindi gihe nzabamo ntazongera kubabara, ni igihe azanyibagiza umubabaro wanjye wose, ni igihe nzabaho mpiriwe. Icyo gihe gitegure, itegure icyo gihe, kuko iminsi yawe mu isi irabaze. Ubu none ndi kukubwira wowe uri kunyumva, Imana iriho irategura umugeni wayo. Kristo arimo arategura umugeni we, ari hafi kumucyura. Ese uratahaye? Ese igihe cyawe gusanzemo niho watutse Imana? Ntago wamututse. Menya igihe cyawe uri mu uyu munsi, menya uko ucyitwaramo. Niba uri mu gihe cyiza, uri mu gihe cy'umunezero, urarya neza, uraryama neza, akazi karishyura neza, umugabo arahaha neza, umugore akora akazi keza, abana barangije amashuri, nawe umeze neza, ababyeyi bakugejeje ku rugero rwiza, ibintu byose biragenda neza. Icyo gihe cyawe uhagazemo ni igihe cyawe, ni igihe cyo guseka, cyitwaremo neza. Ntabwo ari igihe cyo kugaya amashimwe y'Imana, ni igihe ukwiye kuba mukazamura amashimwe y'Imana, ukavuga uti mbonye imirimo yawe, unyujije neza mu maso yanjye. Ariko hari abari hano inyuma yanjye bababaye, wishaka kwigira nabi mu gihe urimo cyo kunezererwa. Icyo gihe cyawe urimo ni icy'akanya gatoya, ni icy'akanya gatoya. Komeza ube umukristo wo mu mutima, bize mu mutima wawe, wumva ukunda Kristo, wumva umukunze. Nukunda Kristo urakunda abantu be, urakunda ubwoko bwe, urakunda abantu yaremye. Niko yavuze ngo niba unkunda ukunde mugenzi wa, niba udakunda mwene so. Mu mutima wawe ukunda Kristo. Ese warakijijwe, wakuwe mu byaha, ukunda Kristo? Niba ukunda Kristo, ukunda mwene so. Mu gihe cyawe urimo cy'umunezero, nezeranwamo na mwene so. Reba mwene so munezeranwe mu icyo gihe. Ubutabara, intambara yose turimo yo kurwana n'ibyaha, Kristo niwe utuneshereza. Twe turwana n'ibyaha tugatsindwa, ariko amaraso ye niwe utuneshereza. Amaraso ye niyo adukiza. Ngo nitugumana nawe tuzahora tunesha, nituba bugufi bwe. Uyu mukobwa yari ageze ahantu hamukomereye, ariko aravuga ati ningumana na Kristo nzahora nesha. Maze kumenya neza hojya, maze kumenya neza igihugu njyamo, nta fieri zibayo, nta bibabazo bibayo, nta mubabaro ubayo. Umubaro wo mu isi uzashira, umunezero wo mu isi uzashira, ariko kwa data honjya. Ngo igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro kigomba kubaho. Niba hari abari mu gihe cy'intambara, iyo ntambara ni iy'akanya gato. Hari igihe cy'amahoro kije. Ngo ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Turi mu isi y'ijuru. Ngo nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushywe nawo.
Salomo arandika aravuga ngo nabonye umuruho ngo Imana yahaye abantu ngo barushywe nawe, ngo igihe cyose, ngo ikintu cyose yakiremeye icyiza mu gihe cyacyo, ngo kandi yashyizeho ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, ngo buryo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze, ngo uhereye mbere na mbere ngo ukageza ku iherezo. Mwene data, ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Ntabwo ubonye abari bakomeye uyu munsi bavuye mu bushorishori bagakubitwa hasi? Ese ntubonye abakoze ibikomeye barundarunze bakarunda uyu munsi batibukwa? Uyu munsi barara imihana, uyu munsi barara ku musozi. Ntuzi ibyo barunze se? Ntubizi? None si ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Runda ibyo ushoboye mu gihe cyawe, wishwana n'abantu ngo urimo urarundarunda ibintu. Hari igihe cyo kubisandaguza ukazisanga hano nawe utazi. Komeza ukunde papa, mube hafi, uko uri kose bikunyure, kuko uvuze ngo mu kanya gato ugiye gutumirwa, ugiye gupfa, umubiri urarangiye ariko ubugingo buratashye. Hahirwa uwumva ibyo umwuka abwira amatorero, ibyo umwuka abwira ubwoko bwe. Hahirwa abumvira umwuka uri muri bo bakamenya ko igihe kigeze. Mu bitavugwa zabona ihirwe ngiye mu ijuru. Yewe uraye ku muhanda we, yewe uhaye ku muhanda, yewe mupfakazi ubabaye we, yewe mfubyi ibabaye we, yewe mushomeri ushonje, yewe muntu ukodesha wumva ubabaye, yewe umubabaro wawe n'uw'akanya gatoya. Nubwo ubona bikomeye ihangane, nubwo ubona bikuvunnye ihangane. Yewe muntu utabyara we, yewe muntu urarukubitwa we, yewe muntu utotezwa, yewe muntu bacira amacana, uyagucira, ugutuka, ntacyo akurusha. Humura, ihangane, ubwire umutima wawe utuze. N'akanya gatoya, wasanga uri kugucira ejo azagusaba, kandi naho atagusaba. Icyifuzo nuko yaca bugufi kugira ngo mwese mumenye aho mujya. Ni iminsi mike, icyama abantu bakabona ko ari iminsi mikeya, tukajya kuruhuka. Icyama ugakumbura aho ujya, icyama ugakumbura iki gihugu, ntiwababazwa n'ibyo bikwizingiraho. Icyama ukamenya aho ujya kwa data ko ari heza. Watinyuka ukavuga uti nemeye gutaha kwa data ndi muzima, nemeye gutaha numva ntuje, kuko ibyo mu isi narunze byose birasigaye. Aho njye ni heza, aho njye ni kwa data. Aho njya. Yewe muntu ubabaye we, umva uko umwuka avugana nawe, umva uko umubyeyi wavugana nawe. Aravuze ngo umubabaro ni uw'igihe gitoya, izo ntambara ni iz'umwanya muto. Nubwo kamere muntu ikwereka ko byanze bicitse, ariko umwuka aravuze ngo ni iby'akanya gatoya. Wowe wasenganye nanjye uyu mwanya, umwuka aravuze ngo ni iby'akanya gato, ngo kuko ibyo mu isi byose birashira, ariko ngo hari aho tujya. Umva aho tujya. Ibyino mu isi bizinukwe byose. Yewe muntu utunze utunganiwe, umva neza hano. Uri umwimukira, urabisiga ejo, kandi komeza ugende mu rugendo rwawe. Ibyino mu isi bizinukwe. Ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Jye ndi umukristo, gakondo yacu
nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Genda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Genda kumaza kuba umukristo dore ikintu gihumuriza umutima wanjye, icyo nicyo gikwiye guhumuriza umutima wawe, ngicyo ikikwibagiza iyi miruho yose n'ibi byago byose uhura nabyo, ukumva uraruhutse uruhuwe na Kristo. Wagikose umva nyurwa n'ukuri kose mwene data, umutima wawe unyuzwe ugutera ibyishimo. Mu minsi mike turataha, umva nkusubiriremo, mu minsi mike urataha, kandi mu minsi mike ugutaha menya ko aho ujya kuruhuka, uraruhuka imiruho n'imihate byo mu isi. Gira ibyishimo, gira ibyishimo. Wowe mugeni witegure, wowe witegurira gusanganira umukwe, ese imyiteguro uyigeze he? Mwuka arakubaza ngo imyiteguro yawe uyigeze he witegurira umukwe? Ese witeguye kuba muri gakondo? Umuririmbyi aravuga ngo ngenda umukristo, ngo nzahora ndiwe ku gihe mu kintu cyose ngeze kugupfa, ngo ndi umukristo, ngo ibyino mu isi ndabizinutswe, ngo ndumva nkumbura iby'iwacu. Uramutse ukumbuye ukamera nk'umugeni ukumbuye kugenda, ugiye gusanganira umukwe, wamenya ko iminsi isigaye ari mike. Imibiri iradushuka ikifuza kunezezwa, ikifuza kwishima, ariko icyami igasobanukirwa ko hari akanya gatoya. Ubugingo buri muri wowe nibumenye ko umubiri wishimisha akanya gato bikarangira, ni akanya gato, ni agahe gato. Ibyo urunda mu isi bikumariye iki? Naho wakubaka ibikomeye, naho wagera ku rwego rukomeye, naho wagera mu bushorishori, oya 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 oya, ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngo nta nzara ibayo, nta byago bibayo, nta mibabaro ibayo, nta rushako rubayo, nta ruzerero rubayo, ntabwo ibyo bibayo, ibyo ntibibayo, ibyo ntibibayo. Turi mu isi dukora ibyo mu isi, ariko ibyo mu isi ukora niba ari ngombwa kubikora, niba ugomba gutera imbere mu buryo bw'umubiri bigaragara, wishaka kubirutisha Kristo, muzamurira icyubahiro, umubwire uti byino mu isi ndi guhinyura ntago bizagusimbura mu mutima wanjye. Niba uri mu gihe cy'umunezero, niba uri mu gihe cyo kugerageza ibyishimo, bibwira uti wa byishimo we, uri iby'akanya gato, aho njya kwa data niho nzishima iteka ryose. Niba uri mu gihe cy'intambara n'umubabaro n'umuborogo, bibwira uti uri iby'akanya gato, kwa data aho njya nzabaho umunezero wose. Urakoze papa, urakoze kuri umubyeyi, urakoze kumvishe gusenga kwacu. Mu ntambara turi kurasana n'ibyaha, imibereho yandagaje abantu itumye benshi bateka imitwe kubera ubuzima, ariko si iyo mitwe bateka ko hari iby'akanya gatoya. Imitima yacu uyikundisha iki gihugu tujyamo, imitima yacu uyikundisha ururembo tujyamo, imitima yacu yikundisha ururembo tujyamo, niho twumva dushaka gutura, niho twumva dushaka kuba. Imitima yacu yikundisha iki gihugu, imihate yose abantu bari guhura nabo reka ye kubacumuza, reka ye kubandagaza. Abakobwa bariyandaritse kubera ibibereho n'ubuzima bashaka, abamama niko bigenza, abasore niko bigenza, abapapa niko bigenze. Ariko sibyo bikwiriye.
ariko sibyo bikwiriye ngo umwuka n'umugeni bahamagara ngo ngwino, kandi ngo uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze. Twamenye neza data, umwanya dusigaranye si munini, igihe turimo si kinini. Bavuga ngo ndahaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, kandi ngo uritangira ukaba n'iherezo, ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, ngo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, ngo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo, ngo hanze ho hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi, ngo n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ndakwinginze ngo imitima yacu ntiyisange muri iki gihe. Turifuza kwezwa cyane, turifuza kwezwa tukabonera rwose, kugira ngo twemererwe icyaha giti cy'ubugingo, kandi twinjire muri uru rurembo, mu miruho yacu, mu kazi kacu, mu buzima bwiza dufite muri iki gihe. Tugushima aho dukuye n'aho tugejeje, mu mibabaro turi gucamo, mu nzara turi gucamo, mu bushomeri turi gucamo, mu burwayi turi gucamo, mu myaka bari kutwitirira amazina tugezemo, mu ntambara zose, mu badusuzugura, mu badutuka, mu batwubaha, mu cyubahiro cyose dufite. Turakwinginze duciye bugufi n'imitima yacu, turifuza kwinjira muri uru rurembo. Dukumbuza uru rurembo ruzadutera guca bugufi, ruzadutera kumva dufite inzara n'inyota byo gutahayo, ariko agahe gatoya k'agahenge kibagije abantu. None se abantu baribagiwe, ariko aho tujya niho duteguriye. Abantu bakeneye kumva ibinezeza imitima yabo n'amatwi yabo. Icyampa abantu bose bakagira ihishurirwa, bakamenya aho tugeze, bakamenya aho tujya. Urakoze papa, wakoze kubura umubyeyi, wakoze kubw'ineza yawe. Turifuza kugumana nawe data, kugira ngo tumenye neza aho tujya, Urakoze data, urakoze. Twemerere umwanya, imitima yacu icishwe bugufi imbere yawe. Iyi mitima y'abamama iri imbere yawe icishijwe bugufi, imitima y'abapapa iri imbere yawe icishijwe bugufi, imitima y'abashonje icishijwe bugufi imbere yawe, imitima y'abahaze icishijwe bugufi imbere yawe, imitima y'abari mu mubabaro bose icishijwe bugufi imbere yawe, imitima y'abaguwe neza muri iki gihe icishijwe bugufi imbere yawe, imitima y'abanyacyubahiro, imitima y'abasuzuguwe bose icishijwe bugufi imbere yawe. Uhereye kuri buri wese, imitima yose icishijwe bugufi imbere yawe. Buri wese umusure, buri wese abona ineza yawe, buri wese yifuza kugumana nawe. Turifuza kugumana nawe data, turifuza kugumana nawe. Iyi mitima yose icishijwe bugufi, aya masaha benshi basinziriye, benshi baruhutse. Ndakwingize kugira ngo twemerere data, utwemerere wakira amashimwe twagushimye, utwemerere duteze intambwe kugira ngo turusheho gukomera no gukumbura ururembo turimo turajyamo, Icyampa abantu bose bakongera kugira inzara n'inyota byo gukumbura Yerusalemu. Naho urupfu rwaza, uzagira umunezero mwinshi utavugwa, ugiye kwakira ihirwe ugeze mu ijuru. Yewe urwaye we, yewe wajwe n'umubiri uri kunyumva, naho nonaha urupfu rwagutwara ukajya kuruhuka ugasanga sogokuruza Aburahamu
genda umutima wawe unezerewe, wigenda utuka Imana, wigenda ufite oya genda unezerewe. Yewe ugiye gutungurwa we naho urupfu rwaza, naho urupfu rwaza, kuko ibyo mu isi tubonye ko turunda ni iby'akanya gato. Urakoze papa, urakoze kuri umubyeyi. Dusengeye igihugu cyacu, tugisabiye amahoro no gutuza, tugisabiye ubwumvikane, abantu bose batuye bakumvikana, abari hanze bakanezezwa no kumva ubwiza bw'igihugu bakagikunda kurushaho, n'utatekerezaga kugikunda akagikunda kurushaho. Dusengeye igihugu cyacu, igihugu cyacu cy'u Rwanda, ucyuzuze ubumwe, guhuza, kumvikana. Haramutse havutse umwuka wo kudahuza, turawuca mu izina rya Yesu. Turarema umwuka wo guhuza, umwuka wo gusabana nawe, kundisha abanyarwanda bose gusenga no kwegerana nawe. Mukuru w'igihugu turamusengera, umwongera ubwenge, komeze kumuteza intambwe, komeze kumushyiraho igikundiro n'amavuta yawe, komeze kumunezeza n'umuryango we. Uko yuzura kunezererwa niko akomeza kugubwa neza. Guverinema yose ubuzuze guhuza no kunezeranwa no gukundana, bashyiremo urukundo rudasanzwe. Wongera ubwenge bwawe kumanuka ku nzego z'ibanze, wahe guhuza, bigere amavuta amanuka agere ku banyarwanda bose, buzura umwuka wo guhuza. Umuyobozi wese ahari kuyobora, umuhe guhuza n'abayobora, bumvikane, ugwize ineza yawe muri bo, igihugu cyacu mu nzego zose. Urakoze papa, ko dusengera igihugu tugisabira amahoro, niko twingingira itorero. Ibyo ubona bidakwiriye mu itorero, bivanga abantu, ya minsi igasohora havuze ngo bazangana, ngo abandi bazagwa, ibyo turabyirukana, uwo mwuka turawuca mu itorero. Niba hari ibyishushanya birimo biragusha abandi, birabuza abandi bugingo n'ijuru, ibyo ngibyo turaca uwo mwuka mu izina rya Yesu. Turarema umwuka wo guhuza. Niba abantu badahuza mu itorero, barimo barajya he? Urakoze Kristo, urakoze ko uri mwiza, urakoze kubw'imbabazi zawe. Icyubahiro kibi cyawe ni ukuri, kandi kuganza kuba kwawe. Urakoze papa, rengera itorero mu gihe nk'iki. Benshi barimo barakomerekera mu itorero, abari abashumba bakabaye barera abantu, izavunitse bakazishyira ku bitugu, ahubwo bararushaho kuzivuna no kuzica imigongo, kandi bitwa ngo ni abashumba, bitwa ngo barazishumbye. Ntibamenya n'izavunitse, ntibamenya n'izaburaye. Uwo mwuka turawuca, ubuse ubwo uwo. Abantu barahanura ibinyoma, abantu baremerera iminsi ikabasohoreraho bari mu itorero, bitwa abakozi bawe. Uwo mwuka turawangiriza, uwo mwuka turawangiriza, turawangiriza, turawangiriza. Aho umuntu yakaba yakirira, niba ari kuvunikira, niba ari gukomerekera. Wakwiswe umubyeyi, wakitwa umushumba wawe, arakuvuna buri munsi. Umwuka turawuca, ubasura abakozi bawe bagendera, bitwa abakozi bawe, abo wise abakozi bawe, abakora umurimo wawe, abo ngabo, abo ngabo bakwize mu mutima wa muntu. Ubaho ubumuntu, ubaho ubumuntu, ubaho ubumuntu, bagira ubumuntu, bagira ubumuntu. None se bagira ubumuntu, ntabwo kuyobora abantu ari ukubatukana, ntabwo ari ukubaka n'ibyo bakaraye barariye. No, ni wowe urema ukamenya ibyo umuntu akwiriye, ntabwo ari wowe utera inzara. Abakennye ijambo baha ijambo. Urakoze papa, urakoze ko uri umubyeyi. Byose uri umubyeyi, byose uri umubyeyi. Twebwe byinshi tubivuga mu marangamutima yacu, ibindi tukabikora mu marangamutima yacu, ariko wowe uri umubyeyi, ni wowe uzi ibikwiriye, ni wowe uzi ibikenewe. Turifuza kugumana nawe,
urakoze ko uri umubyeyi, wakoze ko watugiriye neza, wabanye natwe muri aka kanya. umugisha umuntu wese twabanye kubwo kwitanga. Icyubahiro kibi cyawe uneshereje buri wese, ko buri wese akwifuza. Wereke ineza imfubyi n'abapfakazi, ubavugira abatagira shinge na rugero, uburanira abo kuburanirwa. Abafite imanza zikomeye ubagirire ubuntu, ubagirire ibambe. Abari mu mashuri yo kwiga ubahe gukomereramo mw'ayo mashuri barimo, nibanesha bazavemo neza, bavemo banesheje. Byinshi biza kugira ngo byigishe abantu babone kunesha, ariko abantu bagapapa bakavuza induru, bashoboze, bakomeze, bageze ku rundi rwego, bateze intambwe. Urakoze papa, urakoze kuri umubyeyi. Icyubahiro kibi cyawe kandi kunesha kuba kwawe uhereye bukageza iteka ryose. Utwuzuza umwuka wo guca bugufi, abantu buzuza umwuka wo guca bugufi, abantu bareke kwikakaza, abantu bose tuyoborwe n'ubushake bwawe kandi twumvire umwuka wera. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo nyingabo tubyambaje, urakoze, amen. Dushima Imana rero ko yabanye natwe kandi Imana yatugiriye neza. Imana ibamugisha mwese twabanye muri aka gace ko gusenga. Imana ibamugisha, Imana igire neza kandi Imana yongere kubereka ineza yayo. Imana ibamugisha rero. Twagiranye ibihe byiza, ndabashimiye kandi ndabanezerewe n'ukuri. Imana ibishimire, Imana ibanezererwe. Muri abashuti beza kuba twabanye. Byinshi nabibabwira kubera ko numva bakunze, ariko ibirenze ku rukundo nuko tuzabana mu gihugu cyo mu ijuru. Yes, mwakoze cyane rero, munyemerere kandi nanone mbashimire, ariko mbabwira ko turaza gusubira mu kanya, turaza gukomeza gusenga, ntituzareka gusenga. Yesu yavuze ngo musenge ubudasiba. Abantu baza kuba bari maso ku isaha 9 turasengana. Yes, musenge ubudasiba, ntimucogore gusenga kugeza ubwo azaza. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo ntimucogore gusenga kugera ubwo azaza. Yes, ntimucogore gusenga rero kugera ubwo azaza. Yes, mwakoze cyane. Imana ibamugisha, Imana ibanezererwe. Abantu benshi bakomeje kunyereka ko turi kumwe. Imana ibamugisha kandi Imana ibishimire. Kuri mikoro rero mwari kumwe na Ikuzo Emmy. Niba hari igitangaza Imana ishobora kubikoze, wadusangiza kugira ngo twumve ko amashimwe yakomeza kwiyongera. Urabuza kunyandikira ubutumwa bugufi, unyandikira ubutumwa bugufi kuri 07826050 44 60 54. Unyandikira ubutumwa gusa umbwira uti hari icyo Imana ikoze, twasenganye, twagiranye ibihe byiza. Ntago ibintu byose dukwiye kubikora nka formule ngo tujye dusenga isengesho muri formule. Oya, uko umwuka tuyoboye niko dusenga. Yes, wabukoze cyane umbwiye ko twasenganye kandi twagiranye ibihe byiza, nkabona ubutumwa bubisobanura. Hanyuma rero reka tuze kugaruka nanone kandi tuzakomeza, ntituzarorera gusenga kugera ubwo Yesu azaza, 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 ubwo Yesu azaza.